papa turanga duhudumiye nawe itumara twamatwicara Robata agushire ku gitabo cy'abayumbe turamwakiriye kabisa uyu mwana umwakire mu bayumbe bakayore turamwakiriye kabisa so umuyumbe cyane kuma uno kuntu kakavuzina kwirita imezisa uri umuyumbe sha mu bayumbe bakayore bagushire ku rubuga turaburira abantu ngo bihane kugaruka kwa Yesu no kurimbuka kuva Babuloni yewe Babuloni we ejuru we wanze kwiyana malokis Babuloni we yewe urwa wishize ejuru we uciriwe iteka kuko wanze kwigana wayobesheje amanga yo mwisi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze mokalamba ikombe weshaga vino nziza watujujemo umujinya w'Imana. Haleluya. Yewe Babuloni we murwa uciriwe iteka uko wanze kwigana. Haleluya. 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 Amen. Amen. Ndirimbo y'abavuga turabwiriza ubutumwa bw'Imana turaburira abantu ngo bihane turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka umurwa Babuloni. Yewe Babuloni murwa wishize Yesu malomba makotika sema na rema trime sonde la tarde uko wanze kwigana wayobesheje amanga yo mwisi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze chagikombe weshaga vino nziza prima la somela prime la va umujinya w'Imana. Yewe Babuloni urwa wishize ejuru we uciriwe iteka uko wanze kwigana.
gira gute Hallelujah. turabwiriza ubutumwa bw'Imana turaburira abakugurikane turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka yewe wasize hejuru we uciriwe iteka kuko wanze kwikana. wagaza pastor Amen. turangire sha nimara mbwiriza ubutumwa bwiza turaburira ngo abantu igitero cyane makiza kivuga ngo nimusoke mu murwa wa Babuloni utarimbuka muzize ubutamenya nimuhungire ku musozi w'Imana utarimbuka muzize ubutamenya. Umunsi umwe Loti ahuze n'umukobwa aramubwira tuyande tukigezeyo reka tugendere hano hafi soba duhungire hano hagufi nimuhungire ku musozi w'Imana mutarimbuka muzize ubutamenya. yewe uciriwe kuko wanze kwikana. arababwira abagalatiya yego arababwira ngo umuntu wese uzoza akababwira amagambo tutigeze tubabwira, umuntu uzobazanira ubundi butumwa tutigeze tuba, ngo nubwo azaba ari marayika uvuye mu ijuru ngo azuvumwe. yego turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka no malakasime tolombe la varite egelebe sala tonda boy purify turaburira abantu ngo bigane bayongoyo bango bayongo we cha curanga gakunga kabavuga ubutumwa papa sakeri jambo rigeze hagati.
Ike hasi yemwe. Ike hasi. Kararangizana. Kurasoza nabi da. Niko papa. Kurarangiza igisirima k'abasevire sha. Muzoje muri training mubanze muce mikose. Uzurangiza igisirima neza sha. Subira murangize neza. Wamugwa wisize hejuru we. Yewe Babuloni we. Yewe Babuloni. Ritangi. Shize hejuru we. Uchiriwe itekane we. Kuko wanze kwihana we. Yewe Babuloni. Umugwa wishize hejuru we. Uchiriwe iteka. Kuko wanze kwihana musohoke umugwa Babuloni mukalambandiza sonomela varide turabwiriza ubutumwa bw'Imana yemewe turaburira abantu ngo bihane turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu. Hallelujah, yes. Hela mezala mbandi zala katime pambala ribanda. Mezola ribanda la kasia. Yewe Babuloni we. Mugwa wishize Uchiriwe iteka kuko wanze Hallelujah. Imusohoke umurwa Babuloni we. utarimbuka uziza ubutamenya No malagazi la kasia. imuhungire umusozi w'Imana utarimbuka uziza ubutamenya Munyakiri haleluya kazi tatu. Amen. Nani heza umugisha itorero. Hallelujah. Elshada. Nana mu ijuru baheza umugisha. Bashumba itsinda ry'urubyiruko komite yateguye igiterane Imana idakiranirwa baheza umugisha. Abatuye Kayore mwese Imana bagasanga. Abatuye Nairobi Imana bagasanga. Dukomere ijambo ry'Imana amashimesha. Mugaragu w'Imana pasiteri Imana yo mu ijuru idakiranirwa yongeraho wakuye uratugaburiye kandi n'umwarimu mwiza kandi ndashima Imana ko bampujije nawe kubera kuri profe nje ngaho muvuga butumwa abantu bagira uko bahamaga kandi cugunda mu rushuzi cubaha hari amakuru sinashobora kuyatondeka turabwiriza ubutumwa bw'Imana turaburira abantu ngo bihane konukuri nanezerewe kandi naguwe neza
niyegereje abantu bose baturutse ahatandukanye. Timu ya BND ndayishimiye. Ni Amen. marafiki zangu bose turaziranye. Hallelujah. Ruvugwa ndakwishimiye yango. Mana gweza umugisha. N'umutaramye mwese. Mwene data twavanyije Kitengera Freddy. Mana gweza umugisha. Mihango ni rafiki zangu wa karibu. Ndabishimiye. Nababonye numva ndanezerewe. Kamarisa wavugije pendo. Je wonyemerera nuzoza umbana mu materaniro. Tukazuririmba, tukazutanga uzumvugiriza pendo. Kandi nabibwiye bano bacu ba pasteur. Ndababwira ngo avugije pendo nibuka abakobwa babiri bambarara. Umwe ngo ni Nyamunini wasengeraga kwa Reverend Ntungane. Yageze avuze pendo akizengurutsa gutya. Abantu bataramye kwa Ntungane. Yageze avuze pendo neza wabona amaze gufatisha agakubita umuviriringo gutya. Nundi muka se ni mukaro humuza ni mukaro ndi mukaro kumbuza wavugije pendo nawe namamubona gutya yasamaza abamuzi azavuze pendo ari ukuntu iwacu yagifashe hano abangu twegera ndamwitegereza ndamuriyo ararizana ararigarura ararizana ararigarura ukabona nyine karasukuma ikintu akagarura ikindi fana wa wundi usobaganya kaza kubita buke umuntu yakoze ikintu kimurimo neza kandi yagiye kuri fata ubona nyine yabanje aratamba ariko nyine neza yumva igihe cy'ipendo kigize gute kirageza ararisingira amazi ararijejeta kandi umuntu ukora umurimo neza ukagira se ngo je byo no bishobora ayaye ayaye Imana iguheza umugisha wamfashije kabisa. Ndabishimiye. Ndabishimiye. Hari abavandimwe nabonye ba Mombasa. Uriya mwene data n'uyu mwene data. Muhaguruke papa. Bakomera amashimeshi. Peruka iwabo Mombasa mu Gitera. Banitaho. Uriya yariko yama abana nanje kugeza nkarya akambwira niwe wari kintu cyose niko umwana w'umutima mwiza gose umukozi gose pe mwenyewe shabasha Imana yo mwijuru gweza umugisha papa banitayeho iriya Mombasa kandi tugira ibihe byiza Giterane twagira iriya cyari cyiza cyane rero ndabishimiye kubabona mubarikiwe shaka turi kumwe nayo kuri afishe Imana igweza umugisha nakuri Robert nani gweza kundira Robert ibintu bibiri ikintu kimwe zambone ikintu ari mazamashi icya kabiri ntazi kugira kantu gatoyi aza kabzibusha kose ibyo bintu ko ari bibiri nta kantu yoruha yitaga honje ntibishoboka hari uwo twariko tuvugana kuri telefone no gushyira Robert aramwandikira yamamubwira ngo muri nkuru no mukutano ngo wonye ko hazapfa ibintu bitatu simbivuze mu izina ariko kandi hari hakiri mu gitondo kare kiri igitengere ngo abonye tazi kugira kantu gato aza kagira kanini kandi kintu arimo akama gishora mu mwete imbaraga zose ubarikiwe so mana nawe turakwishimiye mwese no bavugaho muri inshuti rukama buca tuvuga ariko mureke mbumeke muri uyu mwanya mutoya ntange itangazo nimara nicara Bosco haguruka papa igitabo cy'ingoma za kabiri tangazo ryo mu rukerera kugira ngo mumenye ko mu gitondo isho mugomba gukora igice cya 15 murongo wa 12 kugeza ku wa 15 some neza data kurya uzusoma hasigaye namanicara ya 15 bangolo baba 12
15 12 kugeza kuri 15. Bibiliya iravuze ngo maze basezerana isezerano, maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka, ryo gushakisha Uwiteka, Imana yabasekuruza imitima yabo yose, Imana yabasekuruza n'imitima yabo yose, n'ubugingo bwabo bwose, n'ubugingo bwabo bwose. kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka, Umva kandi kuko umuntu wese utazemera gushaka Uwiteka, Imana ya Isiraheli, Imana ya Isiraheli, azicwa. azicwa. Ari uworoheje, Icyambere azaba yoroheje, ari ukomeye, icyakabiri uzaba ukomeye, mugabo cyangwa umugore, icyagatatu umugabo cyangwa umugore. nuko barahiza ijwi rirenga, Nuko bararahira bavuga ku ijwi rirenga, bararangurura bavuza amakondera n'amahembe, bararangurura bavuza amakondera n'amahembe. Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, kuko bari barahiye n'imitima yabo yose, kubera kuko bari barahiye n'imitima yabo yose, bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose, bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose, bakamubona, bakamubona. maze Uwiteka Maze Uwiteka abaha ihumure impande zose. amaze Amen. ngo Uwiteka baheza ihumure impande zose. Hari abantu nawe mbona bakiya bareba mu gitabo n'ingoma za kabiri igice cya 15 12 kugeza kuri 15. Indahiro y'Uwiteka tugiye gusinya muri kino gicuku. Sinyatire ya jambo bari kuvuga kira sinyatire kurya intumwa zari zasinye kama mbaye. Bibiliya ivuga ngo zinezezwa nuko zikozwe n'isoni ngo bazihora izina rya Kristo. Indahiro aya magambo ni amagambo y'umukozi w'Imana witwa Azari w'umuhanuzi, yaganirije umugaragu w'Imana witwa Asa wari uyoboye Abayuda. Aragenda aja kumubwira ngo amagambo Uwiteka yamutumyeho, aramubwira ngo umva Asa we, umva uko Uwiteka yambwiye. Uwiteka yambwiye ngo nimumwegera nawe azabegera, ngo nimumushaka nawe muzamubona. Semeni haleluya. Nimwegera Uwiteka nawe azabegera, kandi ngo nimumushaka muzamubona. Ngo arongera n'abavuga ngo kandi nabwo nimutamukenera ngo nawe ntimuzomubona. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo igihe kimwe ngo kigeze kubaho ngo Abanyesiraheli ngo babaho badafite Imana rurema, ngo ariko ngo baza kugira ibyago kubera kuko bari barataye Imana. Aramubwira ngo genda ubwire bene wanyu, ubabwire ngo bashakishe Uwiteka umutima wabo wose, bakunde n'Uwiteka n'umutima wabo wose, kandi ngo nibamushaka ngo bazomubona, ariko ngo nibatamushaka ngo bitegure nabi bizobabaho. Bibiliya iravuga ngo Asa ateranya bene wabo ngo Yerusalemu, arabahamagara. Bibiliya iravuga ngo hari mu kwezi kwa gatatu ngo ku ngoma y'umwaka wa 15 y'uyu mugabo witwa Asa, ngo babwira amakuru y'Uwiteka. Ngo bamaze kumva ayo makuru, Abayuda ngo bose basinyira icyarimwe, barabyemezanya ngo maze basinyanye indahiro. Bwira mugenzi wawe ngo dusinyanye indahiro yo gukurikira Uwiteka. Prombe la casime de voix. Guhana Uwiteka igihango. Ngo bemezanye isezerano Pastor Maro. Uko ikintu cyatunaniranye, impamvu tutagishorerana n'abantu nuko tutasinyanye amasezerano. Tasinyatire. Pamvu uri mu gushorerana n'undi akaguta, hari isezerano mutagiranye. Baremezanya ngo bose baricara ngo basinyanye amasezerano, ngo baravuga ngo twebwe ngo tugende dushaka n'Uwiteka umutima wacu wose. Semeni haleluya. Dushakane ngo Uwiteka umutima wacu wose. Yavuze amagambo akomeye umutima wanje wishimiye. Haleluya. Ngo baravuga ngo umuntu wese utazoshaka Uwiteka
wishize hejuru we uciriwe iteka kuko wanze kwihana yewe Babuloni we yewe umugwa wishize hejuru we uciriwe iteka kuko we Hallelujah. barasinyanya ngo amasezerano ngo bavuze amakondera bararangurura ku ijwi rirenga ngo baravuga ngo turasinye guhera uyu munsi umuntu wese ukomoka muri twebwe abayuda dusinye gukorera Uwiteka Imana nyamana. Izindi mana usomye hasi Bibiliya yavuze ngo asagenda atoranya ibigirwamana ngo arabitwika, ibigirwamana ngo arabitwika kubera indahiro bari basinyanye. Wanasifiwe. Iyi ni indahiro yo gusenya izindi mana zose tugasigara n'Imana imwe rukumbi yo kwizerwa no kwiringirwa. Izindi ngo ni ikinyoma kigize gute? Zigira amatwi ngo ntizumva, zigira amaguru ntizigenda, zigira amaso ntizibona, zigira akanwa ntizivuga, zigira amaguru ntizikora. Aravuga ngo Imana nyamana igomba gusigara ngo ni Imana ya Isiraheli. Basinyanye isezerano. Amen. Imana itifuka, Imana ishoboye, tiyakwiriranwa n'izindi mana, Tiararana n'izindi mana, Dome la kasimwa yararanye na Dagoni, Dagoni we iraremba, irakubana, Banasifiwe. Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa 13 ngo kandi umuntu wese utazokenera gushakisha Uwiteka n'umutima we wose ngo azogire gute? Ngo azicwe. Aravuga ngo yaba umugore cyangwa umugabo, ngo yaba ukomeye cyangwa ugize gute, umuntu wese utazemera gushaka Uwiteka tuzomushinja. Akaka Bibiliya Kristo mbimbavu Ubukristo bwabaye nibembeleze. Ukubunyinika yore boza bagashiriri udakurikira Uwiteka turamushinja hano. Abantu bokizwe ibyazo. Nukurukema Dagoni Mana we, Mana yampamagaye we. Mana yagize neza kumpitamo. Umuntu wese utazemera gukurikiza ino ndahiro, umuntu utazemera gusinya no masezerano roba, amasezerano y'ikiyumbe cyakawere, aravuga ngo tiyakagira umuyumbe utereta, tiyakagira umuyumbe wiba, tiyakagira umuyumbe ugambana, uzorenga kuri ano masezerano si umuyumbe. Simwombe igituma tutarimbuka kandi turabanyabyaha, data data arakomeye, data agira imbabazi, data we asa we elorete sali. Hallelujah. Isezerano ibi bintu byose byo kujenjeka nuko abantu badafite amasezerano. Isezerano ngo baravugana twese dusinye kandi tumenyesha igihugu cyose, turangurure, muvuze amakondera, muvuze ibifirimbi, muvuge ibirenga byose, mutangarize isi, mwibwire ngo guhera uyu munsi dusinyanye gukorera Uwiteka Imana yacu. Arakomeye, Kambele Zambalimba Zakati Matambre de Voix. data
turagutaramiye mana bomera sabira global kurumva warasinyanye n'Uwiteka isezerano. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaroma ngo mutange imibiri yanyu ibitambo ngo bizima. Iryo ni isezerano kurumva iyo ndahiro, mutange imibiri yanyu ibitambo bizima zera kandi bishimwa n'Imana. Ngo ariko kuyikorera kwanyu kugize gute? Gukwiriye kuko ni igihango twahanye n'Uwiteka. Aravuga ngo ntimwishushanye nabikiki ngo muhinduke gose mugize iki ndahiro. Yo niyo ndahiro y'abakristo. Yo baravuga ngo nasezeranye n'amaso yanje ko ntazigera nifuza. Eko yo bunawe nasezeranye n'aya maso yanje nasezeranye we n'aya maso yanje none se nabasha nte kwifuza icyaha. None se nabasha nte kwifuza ikibiwe. Ubusambanyi bureze, ubujura bureze, inzangano n'ishawe sibyo byonyine. Wasiweteka sindi uwawe, mfite ikindi gihugu uracangenda. Waranshatse Satani, waranshatse ndabizi, waranshatse mubiri, waranshatse ndabizi, tushobora kumbona oya. Nahinduye imimero, navuye mw'isi y'umubiri we, nagiye mw'isi yo mw'ijuru. Indahiro iki gitaramo uragize Uwiteka Imana ya samani. Haleluya. Umunsi babwiraga Yefuta wazoze kubatabara ngo baramubwiye ngo Yefuta we ngo nitutabikora ngo Imana yo mu ijuru izobiduhore. Kono kuri kose Imana yo mu ijuru ni indahiro turahiye, nudufasha kunesha Abamoni tukabatsinda, twamara kubatsinda uzotuyobora. Nitutabikora ngo Imana yo mu ijuru izogire gute? Ngo izobiduhore ngo kandi bikabije. Barasinya isezerano kontra. Abakristo baje mu bukristo ariko bananiwe gusezerana isezerano na nyiri ubukristo. Ta muntu uzuja muri kampani atasi no kuri kw'Imana. Nyiri kampani mugomba gusinyanya amasezerano mukemeza. Iki gitondo roba nyiri kampani ugomba kumujira uruhande mugasinya akakwemera ngo umukozi wiwe. Doma estasimanda la rio. Rotation de base. Bazakorera Uwiteka. Ndahiro sinya. Sinyati kashi. Wamana we nahisemo kugukorera. Niyo mpamvu zana mange ndameza 3 ndategereje ikindi kintu inyuma. Kubera kuko ninje muri kampani. Inshuti zanje zose zamuva. Aiwe. Zamuna bana zanje zose. Imba Yesu takiza munyaka. Imba Yesu takiza. Atukuza sasa. Yesu afuka. Kimbilio la vizazi letu we. Ndongenda sinye kandi wamana. yego Kujya azabwo kampani musinyanye imyaka 10 yarangira kubera ukuntu wakoze neza bakongera kandi bakagira gute. Ndongenda sinye ndakora kwima Contrat indéterminé. ndakora kwima amenieleza nisimame niendelee nitangaze injili. Musafiri mwenzangu ni Yesu Kristo amepisha mlangoni nimfungulie we. Amenieleza nisimame niende nitangaze injili. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Kandi uko twatugira ubwoba hano. Bwana sifiwe. Ejo bundi tuza ariko ekusite y'ubwoba ba. Ejo bundi tuza. Yego. Tumaze nk'iminota nka 20 gutya duhagurutse.
umupilota aravuga ngo ikirere ntikimeze neza, ngo none ngo abantu batambaye imikandara ngo nibambare imikandara. ngo amara umwe twari twicaranye mbona agize nk'ubwoba bwinshi, ngo mare ndibaza mu mutima se kubera iki batubwiye rino jambo, habe naje namangira ubwoba, ariko wacu we yamayerekana kuko nageze ndamubwira ati ko ndaje mu giterane humura turahuruka. Imana isigaye dutegera indege tukikira mu giterane. Senti muziko turi kumwe nimuhumure mure kugoba tetelo dazivagare tomba ali makario. Yesu papa Yesu yego niyo mpamvu ugiye gusinya indi ndahiro wamana we sinzofukamira izindi mana, sinzokorera izindi mana, nzokorera Imana yangiza umugabo mu bandi batari ko barita umugabo. Korera Imana yampaye icubahiro ntari ngikwiriye mu bandi, korera Imana yampaye ijambo ntari ndigira mu bandi, sinyanye indahiro nayo nibwira ngo ndonge kugukorera. Yego nokuri Imana muzihenze zanyuze bakubana soturuka uti nta nama bigeze bakora Mungu tu Mungu tu. aho Imana si robo kontra determine wasinya yahe amasezerano, baravuga ngo twebwe dusinya isezerano ryo gukorera Uwiteka Imana yacu, kandi ngo umuntu wese muri twebwe utazemera gukurikiza ino ndahiro azicwa, azaba uworoheje, azaba ukomeye, azoba umugore cyangwa azaba umugabo, utazokurikiza ino ndahiro azicwa. ngo kubera iyo ndahiro Bibiliya yavuze ngo kubera iyo ndahiro ngo bituma Uwiteka batabara impande zose. Kuko impamvu twabuze ubutabazi nuko twananiwe gusinya indahiro yo gukunda Uwiteka, kandi twamukunda yo dutabara impande zose. Nshuti yanje umva nkubaze we, uzire kuzika imbere y'ayandi bikomeye we, ukore neza nutabikora bizaba ari igihombo kuri wewe. Uzireguza se ngo ntiwumvise we, kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye nuko bwije we. Uzireguza se ngo nuko wakenyewe, ikwereke Lazaro watikoreye by'ukuri we. Uzireguza se ngo nuko wahunze we, ikwereke Daniel wayikoreye ari umunyage we. Uzireguza se ngo nuko wahuye n'ibibazo, ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ukuri we. Nubwo hanguka ukamaramaza, ariko Imana izabayo. Urufatiro rw'Imana ruracariho, kandi rwanditseho Classification de cadre. urufatiro rw'Imana ruracariho, ukore neza nutabikora bizaba ari igihombo kuri wewe. Uzireguza se ntiwumvise we, Mana ya Israheli we, mokela mbandesa la bayi triple sokina valo Triple évocation de la wamana ya Israheli libération de la réforme. unyangaje muri kampani kandi Amen. ndakwemere nk'umukozi uzogukorera neza Hallelujah. kandi tarigaya atukuze mukombozi Ari miduwa bakozi. Robert wa Kalo. tubuze mashi Jimmy tubuze abaririmbyi bamashije ngo basinyanye n'Uwiteka indahiro, babwira Uwiteka ngo tuzokuririmbira kugeza kugupfa. Kugeza gupfa. Tubuze abashumba basinyanye n'Uwiteka indahiro, bavuge ko bazocunga umukumbi kugeza ku rupfu. Tubuze abayumbe basinyanye Uwiteka indahiro, bayibwire ngo ko tuzogutaramira kugeza kugupfa. Ico gusa nico kitunani, ariko iki nico cyo gusinyanya n'Uwiteka indahiro tukayibwira ngo twarakumenye papa, ntidufite gusubira inyuma.
nawo nageragezwa ngatukwa cyane izo si impamvu zantuma kuririmbira mana izo si impamvu zambuza kuririmba we nawo nageragezwa ngatukwa cyane elo simelanga nawo nagwara ndetse nkaremba iyo Yesu ankijije twisha kuririmba we nukuri kwima simpamvu niyo twogeragezwa tukitwa ibifu tukitwa ibizeze simpamvu yo tuma ndakorera Uwiteka Hallelujah. niyo no kwitwa udafite icyamaze ariko simpamvu yo tuma sinyura isezerano nasinyanye n'Uwiteka indahiro mu murenge baza basinya indahiro bakazamura ukuboko ngo ndahiye ko ntazotandukana ngo ikizontandukanya nawe ngo n'urupfu bwaca mu gitondo bakagira gute bagatandukana wamana nanje ndarahiye ikizontandukanya nawe ni wowe uzonjana n'ukuri naho nageragezwa ngatukwa cyane zo simpamvu zambuza Association de la réforme de zo base. simpamvu ntabwo nzi iminsi ayiwe ndamuzi iminsi nsigaje ariko nibare Ariko we izakubusa kandi nibare mike idasiba abo marikarira rero indahiro wasinyanye nande indahiro tandalariye. wasinyanye nande indahiro ufite ni wiki ngo bararangurura baravuga ku ijwi rirenga igihugu cyose kirabimenya asarahamagaza abayuda ngo bahurire i Yerusalemu ngo bararahira baravuga ngo turahiye Uwiteka umuntu muri twebwe ngo utazobikora ngo yoba ari umukire yoba ari umukene ngo yoba umugabo yoba umugore ngo azicwe Bibiliya yavuze ngo kubera iryo jambo barahiye ngo bituma Imana ibatabara impande zose Bibiliya yavuze ngo kugeza ku mwaka aho ngaho basinyanye indahiro yari ku mwaka wa 15 mu kwezi kwa gatatu niko Bibiliya yavuze ngo kugeza ku mwaka wa 52 ngo wasara indava ku ngoma ngo igihugu kitarongera gutegwa kubera indahiro barahiranye n'Uwiteka imyaka hafi 30 basinyanye Uwiteka ngo igihugu nticyategwa kubera indahiro bagize gute nticyategana uko ubuzima bwawe impamvu bufite akajagari n'ukunaniwa gusinyanya n'Uwiteka indahiro wo sinyanya n'Uwiteka indahiro yo kuremera abarinzi impande zose Elo seminalalo dona seba igare da valore zede toda de Shikabira ba. esome de la gracia haraba nimbo bigiza herutse kuririmba aravuga ngo kona kanduzanye we yo Aho utinda kwa Yesu ndi kumubuza gukemura ivyo bibazo maranye kirekire we utinda kwa Yesu ntibimubuza gukemura ibibazo maranye uyu muhungu nawe I love you bigize kweli nigeze guhura n'umukire we bamwe bakize cyane kurusha abandi aho ubaza tesurajaye muzeyi we ufite imyaka 80 icyambindura ngongera nkaba umusore we maze nkitwarira ubutunzi bwanje umuntu afukarira agakura yitotomba kandi agafatanyizwe umuntu avukarira agakura yitotomba kandi agafatanyizwe iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima Patrick
yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Ujya umuntu agira abanzi we, Imana nayo ngo igira abanzi, ariko nabonye ikitagira umwanzi we, ifaranga ntirigira umwanzi we. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko dukunda Imana sinyanyi ndahiro pani ndahiro y'amasheke y'amafaranga, sinyanyi ndahiro n'Uwiteka. Wibwire ngo papa mu mazi menshi nzogukorera, mu byago nzogukorera, kumvura nzogukorera, bene wacu babikeneye batabikeneye, umugore abikunze atabikunze, nimeamini Mungu tu. Uko nukuri kw'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo Yeremiya ngo bene wabo nibo bamugirira ishyari mu nzu mwabo, ngo batangira kumubwira ngo ariko kwa mugabo ngo wowe nta cyiza kisa kiva mu kanwa kawe uriki famiye gusa. Paho yageze mu kaga gatewe na bene wawe kugeza ubwo ngo bamugambaniye mwishwa wabari umubwira amakuru ati yanko byakomeye byakomeye ngo bari baravuze ngo undi tuzojya kandi ntituzangwa ngo tutarabona intumbi ya Pawulo ko nukuri amafungo yo kwica umuntu. Ariko ngo muri iyo nama hari harimo hagati mwishwa we ngo yamaza kumugujya uzutunga umwishwa n'ikintu ciza. Ati muyomba ube maso niba guhamagara ndi wita basi nyebene wa umuntu avukarira agakura itoto maganda agafata nyuzwe deka uza wubaka inzu ya mbere ukifuza iya kabiri, wagura imodoka ya mbere ukifuza iya kabiri, washitse ikoti rya mbere ukifuza iya gatatu, uzuzana ikirato kigakenera isogetse. Uku ni gute? Sinyanya Uwiteka amasezerano ndahiro, kandi numara gusinyanya n'Uwiteka Yesu araguhagije muri zose. Yesu arahagije, aratunyuze. Umuntu utunze Yesu atunze byose. Yesu niwe amafaranga, Yesu niwe amazi akomeye, Yesu niwe buzima bwacu, Yesu niwe byose. Ariko turi mu gushakisha ibyiza tukareka Uwiteka. Yaba uko dukunda amadorari we, yaba ariko dukunda Imana yeme yaduhaye ubuzima we. Nasara inzu ibarira imbere sho turahumena kuri kw'Imana. Kiri umwana nageza mvuga nk'abana ubu narakuze. Sikyo jambo sikwa tuganira mwari musi ho yaratugereje cyane. Umuntu wamaze gukura neza mu buzima bwa Kristo azasinyanya na Kristo indahiro, azasinyanya n'Imana indahiro bo azas umuntu wakuze neza akamara gukura azasinyana n'Uwiteka akabwira ngo papa biriya nabagamo mbivuyemo, sinyanye nawe indahiro ko ntazongera gusubira muri biriya. Icyo gihe umuntu aba yarakuze, aba yaravuye mu buzubwa yarinjiye mu bindi. Bizubwana wari kugira ngo Pawulo yari ko avuga nibi kurana n'ugutoba icondo se wogira imyaka 40 ngaho gitoba icondo kandi garamaze yaraje ari mukuru. Umuntu wari ufite doctora zitatu z'ubucamanza kurumva yarafite imyaka myinshi, aho wigira ukagira doctora kurumva utarukuze se. Ariko ngo amare kumenya Kristo ngo yamamenye ko ibindi yari arimo byose yari ubwana. Umuntu docteur kari yitumwana aravuga ngo maze kumenya Kristo, nyuma mbere yuko ntaramenya Kristo nari nkiri mu z'ubwana, ariko maze kumenya Yesu bivamo yarakuze. Kora ibyo bagabo sinyanya Uwiteka niki indahiro. Iyo umuntu yakuze neza yaravuye mu z'ubwana azasinyanya n'Uwiteka indahiro, kavuga ngo mvuye muri ibi sinzobisubiramo, sinye kugukorera. Niyo mpamvu yavuze ngo mugere ikirenge mucanje kuko nje nagize kubera ko indahiro kera yari yayisi ngo yaje ameze nk'umwana w'icenda. Niko yavuze ngo wa wundi umugore azabyara ngo bazi ngo yaraciye, niko yaje nyuma. Atukuse asifiwe sana. Fitiza umusaraba bakundwa b'Imana, musinyanye n'Uwiteka indahiro. Umuntu wakuze neza wavuye mu by'ubwana azasinyanya n'Uwiteka indahiro. Sinzosubira wa mana
sinzongera gukora bino, sinyanye nawe ko ntazosubira muri ibi, sinyanye nawe ko ntazongera kuvuga ibi, sinyanye nawe ko ntazongera kugendera muri ibi, sinyanye nawe ko ntazongera kujana nawe, sinyanye nawe ko ntazongera gukora ibi, kubera kuko narakuze navuye mu bubata bwa Satani zampindura gumwana nisha mu bya Kristo byangiza umuntu mukuru. Uwamenye Yesu ni mukuru. Igitabo nkunda cuze amateka y'ukuri we, hakurya ya Rwarusi iwacu niho nzicara nkaruhuka we, sinzongera kwirukayo habe guhagarara inyuma y'ibihe we, nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, agaze mu gihe kitazashira we, tuzabana na jambo, azaduha ijambo, tuvugira ijambo, ko ni ukuri kw'Imana. haguruka mukunzi wanjye, ayiwe ngwino tujane dore itumba ngo rirashize we, uburavyo buraje kw'isi we, igihe cyo kujwigira kinyoni naco kirageze we, kandi ijwi ry'intungura we yumvikanye mu gihugu cacu yemewe, ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga, fata ukuboko tujane ukomeze untereke inzira, izuba rirarenze kandi inzira ni ndende, ngwino tujane mugenzi we, iyo tujane heza turutaho dutuye, tuzabana na jambo maze aduha ijambo, tuvugira ijambo imbere ya jambo, ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga, fata ukuboko tujane ukomeze untereke inzira, izuba rirarenze. Asifiwe sana mukozi wa milele. Patri, ndakwiyegereje urakaza neza. Doma irarite de. Nawe ukunda. Yamperekeje kuri bari bamperekeje kuri airport na kabiri. Ariko ntiyambwira ko yayasa. Ninjiyemo no mubone ti komasta. Patrick yagize agataro ryari. Umuntu na kabiri nariko musezera bamperekeje. Tambwire ko nawe azoba. Azabari hano. Ujya ni wumva umugore bamwita umugabo, umwana muto bamwita kagabo, sante kwibaza nazo imvune imvano yazo, sante kwibaza imvune imvano yazo. Ariko igizina barakantu arenze aravuga ngo umuntu usuye umuntu, umuntu iryo jambo umuntu yumva bujya bakwisa umuntu, ntabwo ari igihagararo, umuntu usuye nguyu, umuntu n'uwo muntu, yumva umugore bamwita umugabo, burya n'ibikorwa bye, aho niwumva umwana bamwita umugabo we, ujya nawe ibikorwa byawe, kakaka nakujya tukisa kagabo ni ibikorwa byako, turako umuntu kuntwara ko gahodumiya.